urukundo rwagezwe intorezo inshuro nyinshi n'urukundo ariko ba nyirarwo bakomeje gusigasira. Kathia Kamari yishuye uko yahuye n'umukinnyi wa APR BBC Adonis Bitegura Kurushinga. Avuga yuko kugira ngo bakundane hari Kathia wateye intambwe ya mbere amubwira ko amukunda nubwo ari ibintu bitamenyerewe cyane ku bakobwa b'abanyarwandakazi. Nubwo atigeze yerura ngo avuge itariki y'ukwezi n'umwaka urukundo rwabo, umunsi wa mbere bahuriye muri restaurant bahujwe n'inshuti yabo bombi. Gusa icyo gihe Kathia we yari asanzwe afite undi mukunzi, urukundo rwabo ruryoshye ku buryo yumvaga nta wundi musore akeneye. Ati njya gukundana n'umukunzi wanjye Adonis, twahuriye ahantu muri restaurant ari inshuti yaduhuje. Ati icyo gihe njyewe nari ndi mu rukundo n'undi musore ndetse dukundana cyane, numvaga mpuze rwose, nta mwanya nari mufitiye ndetse ko nawe ntawe yari afite. Icyo gihe bamenyana Adonis yari amaze iminsi atandukanye n'umukunzi we, gusa nyuma Kathia nawe yaje gutandukana na wa musore bakundanaga. Urumva ko abo bombi bahise buri wese asigara nta mukunzi, n'undi nta mukunzi, bityo buri wese aririmbura. Kathia na Adonis ubushuti bwabo bwakomeje gukomera. Adonis akajya ajya aho bakorera, biza kurangira amenyanye n'abavandimwe ba Kathia, bose batangira kwisanzuranaho cyane. Nyuma y'igihe Kathia atangiye kujya amureba akabona ari umusore ufite ubwisanzure yumva akeneye, wa musore utagenzura umukobwa ukuri kose kwe, cyangwa se ngo yirwa mugenzura amubaza ugiye he, uvuye he, gahunda zawe ufite n'izihe. Nyine abona yuko ari wa musore utajya agenzura umukobwa cyane. Ati nyuma natangiye kujya mbona afite ubwisanzure nshaka, yari afite imico njyewe nkunda. Nabazaga ibibazo byinshi bijyanye n'urukundo, nkamubaza nti ese ukundanye n'umugore agashaka kujya kurara mu rusengero, ibyo ngibyo bijya bikubangamira? Yarambwiraga ati namubwira ngo nagende, nanjye nkeneye umwanya, ubwo icyo ngahita nkivivura. Kathia akomeza avuga ko ubusanzwe ari umukobwa ukunda kwambara imyenda migufi, akavuga ko kuri we atashakaga umuntu umubuza kwambara imyenda ashaka. Avuga ko yaje gusanga Adonis we imyambarire ye atayitaho cyane. Avuga ko uretse kuba ikintu cya mbere yamukundiye ari uko azi guteka neza, ariko yabonaga Adonis ari umuntu uvugisha ukuri, nta kintu ajya amuhisha. Mu gihe cy'ubucuti bwabo mu by'ukuri Adonis we ntiyashakaga ko bakundana, gusa yabonaga iyo agiye kureba Kathia uburyo yamwitagaho nyuma agira amatsiko amubaza ikibyihishe inyuma, aribwo Kathia yeruraga akamubwira ko amukunda. Ati ubundi yatangiye nta rukundo ashaka, ni njyewe ubanje kumubwira ko mukunda kandi bimubwira numva nta kibazo afite rwose. Ati yazaga kwa nyogokuru ngahora ndi kumwitaho ndetse nkamushakira ibiryo, arambaza ese wirirwa unyitaho cyane, ni kubera icyo unyitaho, ni kubera iki buri munsi mbona umfata bidasanzwe? Nanjye ni ubwo se ntabyo ubona? Nta kintu rwose ushobora kwibwira? Ati nanjye impamvu nkwitaho nuko ngukunda. Icyo gihe ntabwo Adonis nawe yahise ambwira ko ankunda, ahubwo yanyijeje yuko twazongera tugahura. Ati ndetse nawe yaje kumbwira yuko ankunda hashize iminsi mike. Icyo gihe twatangiye kwirwana ndetse tukajya dukundana ahantu hose tugatemberana. Ati ndetse abantu batangira kutubona nk'aho turi mu rukundo, nyamara urukundo rwacu icyo gihe ntabwo rwari rwagatangiye. Kathia avuga ko uko iminsi yagiye yicuma yabonaga noneho Adonis ari we uri kumukunda kumurusha, gusa ngo ntabwo yigeze atekereza ko byazagera ku rwego rw'uko yaba umugabo we, bitewe n'uburyo yagaragaraga afite amahera n'ibisuko. Akumva ko yamujyana iwabo kumwerekana papa we uburyo azabifata. Icyakora muri icyo gihe cyose bamaze ari inshuti, umuryango we ubu bwahangana, ndavuga umuryango wa Kathia wari waramaze kumenya, ajya iwabo akisanzura cyane, akajya mu byumba byabo n'ibindi. Ibyo nibyo byatumye avuga ko nawe bashobora gukundana, kuko n'iwabo bari basigaye babona ari umusore mwiza ndetse nta n'ikintu na kibi cyangwa nta n'ikintu kibi bamuvugaho. Urukundo rwabo rwaje gufata intera kugera ubwo atangiye kujya amubwira ko yifuza ko bakora ubu. Kathia avuga ko hari abakobwa batandukanye
bagiye bamwandikira bamubwira yuko Adonis adashobotse, nyamara hirirwa abona ubutumwa bandikira Adonis ndetse bwerekana yuko bamushaka yuko bakundana nawe. Ibi byaje no gufata intera mu ntangiriro z'umwaka ubwo bamwe mu bakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga bandikaga ubutumwa bushinja ubuhehesi Adonis. Icyo gihe basaga nk'ababurira Kathia ko Adonis amusangiye n'abandi bakobwa aryamana nabo, gusa kuko urukundo rwabo rwakomeje gukomera. Kwa 31 Ukuboza 2024 nibwo Adonis yambitse impeta Kathia amusaba kuzamubera umufasha, undi nawe arabyemera. Kuri ubu tariki 5 Nzeri 2025 akaba aribwo bazakora ubukwe bakabana nk'umugore n'umugabo. We n'urukundo rwagezwe na benshi intorezo, urukundo abenshi batumvaga yuko rushoboka, n'urukundo rwa Kathia na Adonis, ariko byaje kurangira ndetse ubukwe bwabo uri hafi. Iyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu Tahatibu Word. Iyi ngiyi ni Tahatibu update, n'agace tukugezaho kamakuru abagiye avugwa cyangwa se amakuru agezweho. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la mañana. Namwe comment tubwire urukundo rwa bombi wowe uburyo urufata.